amafaranga hereka amafaranga hano atembera do urakaza neza rwose ni wawe mushiki wawe karibu rero hano rwose muri Isanga ni wawe nta n'impamvu yo gukomanga ntabwo byari ngombwa ko ntabwo hari habi iwanjye iminsi burase kari mikeya kugira ngo biragoye wagize ngo buriya hari ikibazo urugo rwose urisanga nta kibazo pe ako none naseka neza mu kanya cyangwa nuko ufite ubukwe ariko mugenzi wawe wambwiye ngo azakwambarira ariko sinamenye izina rye mugenzi wanjye ni inshuti wanjye Amedisi mami wiyumvemo ikaze rero hano karibu pe wowe wigira ikibazo ubu ibintu byamaze kuba ibyawe byose nta kibazo ejo se ugira ngo ni kera ubu amasaha uko turi kuvugana ari kujya agenda hava kugeza saa sita nawe rero shire buriya rwose mu by'ukuri ubukwe bwacu ako se uri kwiyumva gute ntabwo byumva ntabwo wakumva ukuntu ndi kwiyumva nzaba nicaye hariya kujya numva noneho iri joro ritari buke shire mbabara umakabizo ubwo numva ndi gushyugumbwa oya se waretse gushyugumbwa cyanjye nkagute oya waretse tukazarya ibiryo bihiye aho bigeze ugira ngo si kwa kundi uba utangiye kugabanya inkwi kugira ngo umuriro utagira gute udatuma bishirira n'ubundi uri kugenda ugabanya inkwi ibiryo biba byahiye ujye ushaka wafata akantu ukajombamo ukarya ariko se sheri kutambwiye umubebe uzanyambarira siba ntaricyo atwaye usigira ngo ubure amaso kugira ngo ubure amaso baracyareba ibindi bintu ku ruhande uwo amaso ugiye kuri wowe neza neza wabaye igitangaza ni ukuri kw'Imana ariko nawe ntacyo atwaye ni akabebe keza n'agashuti kanjye mba nayabonye buriya amaso y'abagabo urareba kure ahubwo buri umusore uzamushaka nawe azaba yajya mu kaboko ubwo uravuze ngo waribeshye ngo ushatse ngo wasubirayo hano tatanyumvira ubukwe budapfira ko butarinda gupfa rwose nako ariko nawe ni mwiza nyine dushatse twamurangira umushuti wawe wowe uriya we yaratunaniye bizasaba kumusengera oya se uriya we yaratunaniye ariko rero shiri wanjye ntari ndi kwihuta urabona nyine imyiteguro y'ubukwe bigeze kure ariko hari utuntu dukeya ndimo ndaburamo ariko uzi ko burya abantu bakoresha ubukwe ari abantu b'abakire cyane bafite amafaranga menshi cyane kuko imyiteguro y'ubukwe irahenda iyo dutekereza ubukwe mu mutwe twumva twawurangije ko abantu bazicara ibyo bazarya uko bizagenda mu mutwe we birarangira ariko iyo twabijyanye mu bigaragara ibintu birakomera ubundi nayo nshaka kukurongora rwose tutayikoze ubukwe ariko mbona ntaba nihesheje Imana rwose naba ntayihejeje ikibazo uyu mugeni rwose ntamusohoye abantu bareba ngo mukwe yanjye nyatange nta kintu naba nkoze rwose ariko buriya niyo tubikora kuriya tugahita tugenda ntabwo waza siporo natari ari kuzatubabarira simana atarabyo umva ari ahantu uriye usibye ko n'ideni ryacu ryemerera no kurongora n'undi mugore oya sitazarongora undi mugore ukanca inyuma sheri we oya ubu nzarongora nk'umukristo jewe ni umugore umwe yego sheri wanjye rero buriya nanje kubaka amafaranga 200,000
kugira ngo njye kwigura udukoresho twasigaye ariko buriya nyine ntabwo ari ukuyanguriza kuko uzayakura mu mwana twavuganye reka sheri buriya nakagombye kuyaguha ariko none ahangaha rwose ntayo mfite kubera iki se ntayo ufite sheri hoya ubonye ufite nanone ahangaha nayaguha ariko ubu ngubu ntayo mfite nimugoroba buriya nta kibazo turi buze kubikora ngize ngo nta mafaranga ufite kandi ubukwe bureje nabone sheri inkwano ntizirahinduka mu mafaranga ntabwo zirahinduka mu mafaranga gute se sheri ariko zirahari gute se zirahari pe hari inkwano zari zahinduka mu mafaranga ariko icyo mwijeje zirahari Assalamu alaikum boss. Yewe rwose mu bari ko mbarogoye. Ariko aba barabukazira. Aha. Nari nize ko ya gahunda urabona urambwiye ngo nshaka imodoka. Yageze ku mwana ahubwo se washatse abantu bazivana mu biraro. Inyesi. Kiri ni nkibavana mu biraro. Ni nkibavana mu biraro. Nintuza nyine urumva ni ibintu bizadufasha. Oya rwose zirashishe. Zirashishe. Wagize ngo se urazitanye. Uragira ngo urazitanye. Uyu mugabo ko muri muramvana. Aho ndi rwose. Nizo wamubonye. Namubonye imodoka yahageze. Ahubwo se kuri gutinda. We n'uyu mugabo ko muri kumvanga ni biki bagiye gukura mu biraro. Ngo yaravuga ati zirashishe nawe tibagiye kuzikura mu biraro. Sibyo nakubwiraga ngo kanyagezeho ahubwo mugire vanyamunatu rwose. Reka tugende wenda n'ikimenyimenyi ubusigaye hano. Amasaha arimo arikana kandi oya nanjye ntabwo nasigara ndajya kureba ibyo bintu biri mu kiraro byanjye. Sibyo se. Yewe isoko ryo gucika rwose. Si inkwano zawe se? Ni inkwano zanjye ariko ntabwo nimugire reka zifate zihindure mu mafaranga. Tudasanga isoko ryaducize boss. ubwo nanjye ntabwo urisigira ngo yewe umva shiri ntabwo ko musigaye hano. oya wagize tukajyana. Ntabwo ndi cyangwa se ngishiri wawe. N'ubundi twajyana nta kintu kuri nta kintu twaye. nta kibazo. Genda rwose. Telefone yanjye telefone yanjye reka ngutwaza Ugende twabuke. kireda yewe ntabwo byoroshye rwose. Gihore rwose ni byiza cyane. ubundi se kandi bravo abandi kwa Mariyamu cyangwa nanyita mami nyine Uretse se kuri bubibone kose ko mwahoze muvuga ibyo ni muri kuvuga ni ibiki kuna amatungo buriya akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nyine boss buriya afite amatungo menshi cyane ashaka gukuramo inkono z'uriya mugore nk'ubwije ngo babiganiraho. Zibonye rero rwose ahubwo nizere ko rwose bashatse abantu batazitwara vuba. dore ngwino mwere ngwino nkwereke noneho Amafaranga yaje ibandari ryose rwose. ariko wanshakira umuntu uhita zijyana Amafaranga kandi kuri bari kutamenya gukora ibintu byo ku muhanda. ubu bavugagaho amafaranga kwereka amafaranga hano atembera do ni haramu kuri. ariko aramurate ahubwo ngwino hano ahubwo rero we ngwino hano rero No. akusigwa bayiki No. Ndasiga. Iki? izi nizo nzagurisha Izi ni haramu. hanyuma amafaranga akaboneka Ye ntabwo nari nzi ko umukafishe. we ntago ingurube zira ni haramu izindi ntirigendera. sheri buretse gato iyi ni business No. ubu ninze gurisha amafaranga yagira amaranverope barabwirwa n'iki ko yavuyemo Reka njye mwene Haruna sinshobora gukobwa ingurube. Kirazira. wabonye umukiriya Kirazira. Mukiriya kugira utabiko. Umva kubwire sheri. Apana ntabwo nyiri kukwita sheri. Umva kubwire wa mugabo. Shimusa tuzi. No. N'isuba Ariko njye mukobwa njye musa ntabwo ngiye gukobwa. ntabwo regana Kirazira. ariko se hari amafaranga bafasha Ahubwo reka kubwire. Burapfuye reka nubwo bwo yari witeze ejo burapfuye burahagaze ntabwo nshobora gukobwa. Reka. Oya.
ubu nahereye kare nabarebye ndabareba n'aya matungo yatumye mutongana ngaho ndebe ubu izi ngurube wawe burya rwose nta busirimu buri kuba uri korora ingurube ntabwo bivuze kuzirya bivuze ko zibyaza amafaranga ese sibyo ko kubyukamo nyingingira akumva icyo kintu ubundi ndenda mwinginga mwibi urabona ubundi ndi umukobwa usebya njye sindi gusiramu ikindi njye nize ibintu bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ntanajya nzivura ntabwo ari ngombwa ko muzigurisha ntabwo ari ngombwa ko uzigurisha rwose kuko njye nize ubuvuzi bw'amatungo Tanzania Uganda hose kandi abasilamu ese uriya namubwiye ngo izi ngurube dushaka kuzigurisha tugashyira amafaranga muri envelope ntabona amafaranga yo kumuha kare hari ikindi nakubwiye uko nasoje amashuri ya nasoje Senegal wize Senegal kandi abasilamu baho ni abasirimu pe kandi borora ingurube ye waruzi iki uriya mugore nari nshatse kuri badasobanutse mu mutwe njyewe unyemereye ndakubwiza ukuri ko twanazibyaza umusaruro twongeramo n'izindi nkajya nzitera imiti zikaba neza zikagira uruhu rwiza zikabyara amafaranga menshi cyane apana kwirirwa uzigurisha noneho unaziteza ngo ukore ubu ubundi kare muzana nabonaga rwose uzaba n'umugore wa kabiri none birangiye rwose wibereye n'uwa mbere ntiwumva se ahubwo ko umugore ari wowe ubundi oya rwose ntabwo ibyo bintu ari byo oya ahubwo wa mugani uriya mugore agiye kumunika ahubwo se buri ejo ntituzafunga indora shari humura rega humura nanjye zanjye nzemera nzi kubitwe rwose humura ubundi umugore ni wowe rwose nkubona kare nabonaga rwose ari wowe mugore ngomba kuzanarongora ubundi uriya we rwose